Ikaze abantu mwese murimo kutwumva ku Cyizere TV. Uyu ni wa mwanya mwiza rero tujya dusenga tugasengera ibyifuzo bitandukanye. Rero abantu muri hafi na kure mwese muyumve n'ikanze, tugiye gusengera ibyifuzo. Hari abaduhaye ibyifuzo tubasengere, hari abarwayi, hari abafite ibyifuzo bitandukanye. Rero tugiye kubasengera kandi namwe mwizeye imbaraga z'Imana. Imana igikora imirimo n'ibitangaza. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yanjye ni yayandi, ni Muhongerwa Grace, ni umubyeyi ushima Imana, ibindi Yesu aduhana umugisha. Kadusenge. Mana Data twese turi mu ijuru, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana yera kandi ikiranuka, Imana yo kwiringirwa no kwizerwa, Imana yo gupfukamirwa no gutambirwa, Imana yumva gusenga. Turagushimiye amasaha nk'aya ngaya, turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, turagushimiye kuri umwami mwiza, turagushimiye kuri umurengezi w'ubugingo bwacu, turagushimiye kuri Imana iturinda ikanaturindira, turagushimiye kuri Imana igitubera amaso uko bwije n'uko bukeye. Mana icyubahiro ni cyawe mukunzi mwiza. Rero uyu ni wa mwanya mwiza rero Data Nyiringabo Imana tujye dusengera ibyifuzo bitandukanye. Nyemerera Uwiteka Nyiringabo Imana, tuzi neza kuri Imana uko wakoraga kera n'ubu ni kugikora, uko wakizaga kera n'ubu uracyakiza. Icyubahiro ni cyawe. Tugiye gusengera ibyifuzo bitandukanye mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusengera abarwayi, nyakubahwa Imana reka ubahe kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye umuntu urwaye umutima mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mana Nyiringabo Imana, aleluya. Mwami twarakubonye uko hageze kuri wa murwayi wari umaze igihe kirekire arwaye, mu izina rya Yesu Kristo ukamugeraho Kristo, ugakora imirimo n'ibitangaza, ukamubwira ngo niyikorere uburiri bwagende mu izina rya Yesu Kristo. Nawe ari kugera kuri uriya murwayi Mwami Yesu, kuri uriya muvandimwe wavuze watwandikiye akatubwira ngo tumusengere ngo arwaye umutima, uri Imana ikiza umutima, aleluya. Nta ndwara n'imwe gikunanira, uko warurikirana ubu ni kukiri, uko wakoraga cyane ubu ni kugikora. Ikiganza cyawe gikiza n'igikize mu izina rya Yesu Kristo. Nukiza urwaye umutima, nukiza urwaye umwijima, nukiza urwaye kanseri, nukiza urwaye umugongo, nukiza urwaye amaguru mu izina rya Yesu Kristo. Ukiza umuntu urwaye umutwe mu izina rya Yesu Kristo. Ukiza umuntu urwaye mu nda mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Nyiringabo Imana, ufite uburyo bwinshi bwo gukiza, ufite inzira nyinshi wakiza mu izina rya Yesu Kristo. Abantu baruhijwe n'umubiri, abantu bari ku gisasiro cy'uburwayi bamaze igihe kirekire, Uwiteka Nyiringabo Imana kora imirimo n'ibitangaza, wigaragaze mu izina rya Yesu. Hereka umubiri uraryana Yesu, ariko nzi neza kuri Imana ishobora byose, uko wakizaga kera n'ubu uracyakiza. Imana ishimwe ngo babikorera kuyubahisha Kristo. Rezeza imitima y'aba bantu mu izina rya Yesu Kristo. Ugabanya imisongo, ugabanya uburibwe mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muriro nuwuzimye mu izina rya Yesu. Iyi misonga nuyikize mu izina rya Yesu Kristo. Reka urambura ikiganza cyawe ku barwayi bose, abari mu bitaro hirya no hino bitandukanye, hari abo basezereye Kristo ngo nibagende bategereze isaha, ariko isaha yawe yigeze Kristo, ukora imirimo n'ibitangaza. Urakoze Mwami, ndagushimiye kuri Imana ikiza kandi bikagaragara. Icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Zengeye abashomeri mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana itanga akazi mu izina rya Yesu kandi kumugisha. Utanga akazi ku bagabo n'abagore, ku bakobwa n'abasore, utanga akazi mu izina rya Yesu Kristo ku bashomeri mu izina rya Yesu Kristo. Abacuruza nubaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Abakoresha ndetse n'abakozi nabo bahabwa umugisha nawe mu izina rya Yesu Kristo. Nyemera Uwiteka Nyiringabo Imana, reka imbaraga z'Imana zizenguruke, reka imbaraga z'Imana zikora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Ugere muri gereza ukora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu. Ugere ku babyeyi batwite mu izina rya Yesu, wigaragaze nk'Imana. Ugere ku babuze urubyaro, witamurure Kristo, utanga umunezero, utanga umugisha mu izina rya Yesu Kristo.
Kristo, nyemera Uwiteka nyir'ingabo Imana, reka witamurure Kristo mu izina rya Yesu, ugere mu ngo, utange guhuza, utange ubumwe mu izina rya Yesu, nirukanye umwuka wa divorce mu izina rya Yesu, umugabo n'umugore bahe guhuza, ababyeyi n'abana bahe guhuza mu izina rya Yesu Kristo, igaragaze nk'Imana. Urakoze rero nshuti nziza, ugere mu mashuri, uturindire abana mu izina rya Yesu, urinde abayobora, urinde abayobozi mu izina rya Yesu, turindire igihugu mu izina rya Yesu, urinde ingabo z'igihugu mu izina rya Yesu, Uwiteka nyir'ingabo Imana, urinde abayobozi n'abayoborwa mu izina rya Yesu Kristo, mwami Yesu, urinde igihugu cyacu, urinde itorero, turinde ibyago n'amakuba, nuduhagararo Kristo. Urakoze mukunzi mwiza, utanga agakiza, ugere muri gereza mu izina rya Yesu Kristo, ukora imirimo n'ibitangaza ingeri zose. Uwiteka nyir'ingabo Imana, ngo abana natwe Kristo, ndagushimiye kubyumvise, ndagushimiye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, bikorere kuyubahisha, kandi mwami nyir'ingabo Imana, tuzafatanya na bene data kugushima kubw'imirimo n'ibitangaza uba wakoze. Turabwishimiye kuri Imana ibyumvise, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.